ahubwo aho kirakira cyane urumva ndagikubita buretse ngwiki n'umubitira umwana bite buretse itonda ahubwo ndakwereka n'umubitira umwana umuhoro usanga muhonda se si muhonda byumvikanaga rwose waturaga umuntu ukagira ngo ni icyotezo kimukiye hano noneho rero ugiye kubihuhura uza wihaganyura izo wariye buriya se si wowe wigaragaje oya ntukibite oya rwose oya nta rukundo ufitiye abana bawe pe tekereza abana baheruka kurya inyama kuri noheri n'ukuri none se ntabwo wikokoye nk'abana mbonye akaro kamwe ariko ye izo ntimwazisangiye nyamara we buri munsi uza wazihaze waziriye zikugera ku muntu mubi Rebeka uri umuntu mubi se gute mubi cyane mubi cyane rwose urambeshyira kandi nkwereka n'ibimenyetso by'uko izo nyama naziheruka ariko bakuga ko hari umuntu utwika inzu ugahisha umwobo ariko rero ubu naba mperuka izo nyama aho gususuka mu gahanga ntihaba hayaga nk'aharudaba ariko murakoze cyane abana beza murakoze ko mu kibuga akaririmbo twize mwikomera amashyi cyane aha ndagira ngo uyu munsi rero sibyo munyibutse ibyo twize birebana n'iyo ndirimbo njyewe ndabyibuka myari yego Feza ngaho tubwire twize ibirebana n'ibiza n'imvura inkuba umuyaga umuhengeri urakoze cyane Feza byose twavuze ko byaremwe nande n'Imana yego rwose byose byaremwe n'Imana kugira ngo bitugirire akamaro imvura iragwa ubutaka bukabona amazi imyaka ikagira gute ikera murakoze cyane nubwo bitugirira akamaro ariko bishobora no kwangiza niki gishobora guterwa n'uko haguye imvura nyinshi murakizi yego Janvier ibiti biragwa inzu zigasenyuka akaba n'umwuzure njyewe imvura ndayitinya ibyo muvuze byose nibyo imvura nyinshi ishobora gusenya no gutera umwuzure Solange waravuze ngo arayitinya none se iyo havuye izuba ryinshi bwo bigenda bite yego Kaboyi ivumbi ryinshi n'imyaka ikuma urakoze Kabo tica habaho umuyaga mwinshi usenya amazu yego Bedi habaho umuyaga mwinshi ushobora gusenya amazu ibyo byose nubwo biba hariko hari ubitegeka muramuzi oya ninde utegeka ibihe agategeka umuhengeri ugahagarara agategeka imvura kugwa no guhita agategeka izuba kuva no kutava
yego Janvieri. Ndamuzi tica. Ni Imana mama ajya abivuga. Urakoze cyane. Ni Imana nk'uko Janvieri abivuze. Nubwo habaho umuyaga mwinshi w'ishuheri, umuhengeri, imvura nyinshi cyangwa izuba ryinshi, Imana iba iri kumwe natwe ikaturinda. Ikagira gute? Ikaturinda. Subiramo neza simbyumvise Kara. Yakwandikiye ngo naramenya neza igihe ari butahire menyesha, ariko ngo uramenye rwose ntwongeye kumwanika ku muhanda. Yewe n'ubu nashaka mbwiye njye guhagarara mutegereze. Mpereze iyo telefone ahubwo Kara. Nohereza amafaranga yo guhamagara kugira ngo arusheho kwishima no kubona ko Eric ari umusore ufite gahunda. Ayanjye seri amaki amafaranga yanjye nakugurira ugiye kugurira umukobwa telefone saka kanya urayibagiwe. Ubwo se ko kurumva nayibagirwa koko Kara. Uzi ko mvugirije amahoni nkagira ngo ugiye no kunyishyura naho washaka ko ngusomera ibyo uyu mukobwa yakwandikiye. We ntugire ikibazo ndabizirikana mani. Ngwikeri reka nkubwize ukuri ntubone nitonda gutya ngo ugire ngo wanyambura. Iyo bigeze ku mafaranga navunikiye bibi bindi witonde rero. Ariko nyine nawe urabizi ko hari igihe amafaranga abura, urabona ibihe tuvuyemo ko ari bibi. Uzi ko igihe twumvikanye uzanyishyura harenzeho iminsi 3 yose urabizi. Ndabizi ni ukuri. None ndagusaba kwihangana gato nkareba ko nyabona. Ni ukureba ko uyabona. Mbese nta n'icyizere ufite cy'uko uzayabona. Kangwa mani igihe umuntu w'umutipe yese umujyama wumvikana. Koko urabona nuko nyine. Mbese ubu sinumvikane re. Nakugurisha amafaranga yanjye umunsi wo kunyishyura uragenda kwihorera, bukeye bwaho ndakwihorera, ndongera ndakwihorera, none ngo sinumvikana sha. Soko mvuze Kara. Nuko gusaba mbese uretse gato nyine ibyo twumvikanye urabizi. Twumvikanye ko nutanyishyura nzagwatirira moto yawe. Ubwo rero umenye ko icyo gikurikiye nta n'ikindi. Ngo iki Kara? Umukino mwawumvise neza? Yego. Murambeshya umukino mwawumvise neza? Yego. Nzajya mvuga ngo storm mukora iki? Twishe. Aha, ngaho muhaguruke tujye ku ruziga rero. Muhaguruke. Isomo riraryoshye tica. Twigamo imikino myinshi n'indirimbo. Aha, ni byiza ko isomo ryabaryoheye. Noneho rero nzajya mvuga ngo storm tuzenguruka n'inkuba amashyi. Buri mwana wese arahagarara, sibyo? Abana muri kunyumva neza? Yego. N'inkuba amashyi murabigenza gute? Turahagarara. Aha, Gasaro nawe uri kumva? Yego tica. Prince nawe uranyumva? Yes tica. Aha, abo nibo nabonaga barangaye. Ndavuga ngo storm tuzenguruka n'inkuma amashyi muhagarare. Yego? Yego. Nimvuga ngo inkuba irakubise murabigenza gute? Turahisha. Buri wese ariruka ashaka aho yihisha. Yego? Yego. Nimvuga ngo umucyo uraje muricara musutamye, sibyo? Nimvuga ngo storm is over murahaguruka mwongere muzenguruke, sibyo? Yego. Tica, tugende twabyumvise. Aha ngaho twagiye. Storm inkuba irakubise. Ese ni wowe mvuga? Ni njyewe. Umbabarire sinakumvaga nari mugiye mu mirimo ya nimugoroba hano mu gikoni. Umbabarire nanjye ndagukanze. Mbonye utanyumvise fata akabuye ntera hejuru y'ibati. Ariko byibura bitumye amenya ko hari umuntu da. Yego. Ni amahoro se ko mutugendereye bwije? Ndashaka Bitega. Bitega sura mushakira amahoro muva? Ni amahoro da. Ni amafaranga y'abandi nje kumwishyuza. Amafaranga? Mfite umubosi ungenzura buri mugoroba. Biteguye umunsi sinzi ko byamugendekeye pe. Mbonye aza muri uyu mugoroba avuga ko ananiwe nuko ahita ajya mu buriri. Ihangana umubyutsa nyishyura amafaranga y'abandi nsubire ku kazi batanyirukana rebe. Koko mana yanjye. Ariko se noneho Bitega asigaye anywa yikopesheje. Nayaburushe. Kamera mutwara we.
nakumvise wa mugabo ndahase ndaje bigezeho. Urakoze kuza bite? Nishyura rwose nsubire ku kazi, urabizi nimugoroba ku cyokezo biba bishyushye. ngo ku cyokezo Kigeza se ntiyakubwiye ko nabonye akazi rebe? reka ntabyo yigeze ambwira. Tigaza n'amafaranga ya burushete z'abandi. ariko ugura mu biki muva icyo uvuga nibyo bavuga utumye wa muhungu. Ningwishyura burushete z'abandi. wowe ibyo ubyumvise hehe? Ariko nawe wabimukiye bite? Umuntu wari uzi ko waraye utishyuye zose warangiza ntuyazane mu gitondo, gusa urumva uriya mugabo nari kumukizwa n'iki koko? Urabizi ntuze tugura indi hene ari uko iyo twabaze amazi. kandi wa mugabo usigaye warabyibagiwe. Rudabari ko ariwe wansengereye uzindutse uza kunyishyuza aha ngaha. Nonese ubu tuvuge ko wabyibagiwe bite? Ntibagirwe iki ko Rudabari ariwe wansengereye? Reka nkwibutse, ni burushete 5, harimo imibiri 2, zingare 2 n'umwijima umwe, wanyishyuye 2. ariko ibi ni iki n'abantu niko muva? ubwo urumva ayo magi utayamenye kuko muva? ngo make ubitetse umureti byose ntutumye anashya waruye ari muri siko. wayi iki bite? Amagi umureti? ariko turashaka ikiri wahise nkajya kwishakira abagenzi koko. Ni ukuri kw'Imana noneho byaba bindangiriyeho kara. Urabyisomeye ko umukobwa ntegereje mu minota itarenze 30. Ni ukuri kw'Imana kuko sibyo biradeba koko. Ntubarije iyo gahunda byaba birangiye pe. Imbaraga zose nakoresheje zaba zibaye impfabusa. Wishaka kuntera imbabazi kuko iyo moto ntayo ndi buvuze. Rwose wambabaje. Mbwira icyo ushaka cyose ndagikora, ariko mpa moto njye gutwara by chance. Reka tumusubize ahubwo kuko yakubwiye ngo niba utari buboneke ubimubwiye yitanire n'abandi banyeshuri. Oya Karangwa we, ni ukuri kw'Imana rwose pe. Ngaho mwiwe yagutegereza ku burerero. Karangwa wambabariye ko ari ukugeza uriya mukobwa iwabo nkahita nkata moto nkayikugarurira ko. Arewe ubwo se urumva ibyo bintu wabimbeshya nkabyemera. Ni impamo y'Imana ndagapfa iki gihe ndahita nyizana nyiparike iwawe. ariko kuri ukunda ari igitangaza. Ubugeza aho urahira ngo uragapfa kubera umukobwa. Sabyihorera ndamushaka birenze uko ubitekereza Karangwa. Ikigaragara cyo amafaranga yose ukorera uzajya uhita uyatanga kuri uriya mukobwa. Wibagirwe ko mfitiye ideni. Niyo mpamvu rwose ntawe naguha bya. Kara ndapfukamye ndagupfukamiye mbabarira ndakwinginze. Ni ukuri kw'Imana ngirira icyizere bwa nyuma mpe moto njye gutwara by chance. Ubu se koko ninongera kumwicira gahunda ibyanjye nawe birarangirira aha pe. Ntombere rimwe na rizima. Kara mbabarira Mana. Kuko se ko ntacyo uvuga. Kara urayima. Nakura yintira. ariko uzi ko wowe n'umuhungu wawe nzabishyuza imbavu zanjye we. ngaho musubiremo ko uzajya usoza amakuru maze nawe yiyumvire. najya mvuga amakuru ngiye gusoza mvuge ngo aya makuru nayagezagaho na Sami umuhungu wa Munyentwari Didasi na Kamariza Theo. ese papa nawe mama umuseka gutya narabo umunyamakuru uri mu bamuzaseka. yo mwana wa tuzishima rwose ko tuzaba dufite ishema ry'uko twakureze neza ukavamo umuntu ukomeye. maze uzajya ukomeza uba umuhanga sibyo? yego mama ntabwo nshaka ko hari umwana ku ishuri ndusha amanota. ibyo rwose natwe nk'ababyeyi bawe tuzajya tukuba hafi ishami we. ariko Munyentwari Karame nawe wangomesheje rwose. nakugumesheje ndetse Debo. ariko se sinari nakubwiye ko ngomba gutegurira umwana wacu ifunguro ryihariye muri iki gitondo. none se niba ari amagi sinabonye wayahishije. nizere ko wibuka bwa butumwa Shama aheruka kutuzanira avuye ku ishuri ndetse n'umujyanama w'ubuzima yarabitwibukije. umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika. Shama ahora binyibutsa reka. tugomba gukora uko dushoboye tukarwanya igwingira mu bana bacu. si abana bacu gusa rega. tugomba no kubishishikariza n'abaturanyi. ngaho gira vuba rero abo bana amagi watogosheje. Shami we ihangane ndaje sha ndaje ngutegurira ifunguro riryoshye cyane. mama wari uzi n'ikindi? ikiye se mwana wa? ayo magi uri kuntonerera ntabwo nyarya. nkahuri simperuka ukunda amagi atogosheje koko? ntabwo kiyakunda se? ndacyakunda ahubwo mama ari kuyanonerera atakarabye intoki n'amazi meza n'isabune. nibagiwe mwana wa reka mpite njya gukaraba intoki ahubwo. mwana we uzi ko nanjye nibagiwe kukwibutsa Debo. ariko se ubwo wambaniye. Shami we urakoze cyane kandi ngushimiye ko wibuka ko gukaraba intoki mbere yo gutunganya ibyo kurya ari ingenzi sha.
yewe mpora mbyibuka papa kuko ku ishuri bahora babitwibutsa ibihe bitanu by'ingenzi byo gukaraba intoki. nanjye sinzi ukuntu nari mbyibagiwe pe. mfite akaririmbo k'ibyo bihe batwigishije ku ishuri. yego pe ngaho se sha. karaba intoki karaba intoki igihe cyose uvuye ku musarane karaba intoki karaba intoki karaba intoki igihe cyose ugiye gutegura amafunguro karaba intoki karaba intoki karaba intoki ndetse na mbere yo kurya karaba intoki. komeza. yego umubyeyi agomba gukaraba intoki mbere yo konsa umwana ndetse n'igihe amaze gusukura umwana wonsa. nuko ye nuko mwana wa uzi kuririmba neza rwose. yewe uramuguye rero ahubwo reka njye kuzikaraba. ariko ntaringize ngo wagiye gukomeza gucukura umusarane wacu waheze mu biki. anyitondesha wa mugore we, ndi gushaka imfunguzo zo kuri botike. uretse imfunguzo nizo ugiye gucukurisha? hari icyo nshaka kubanza kujya kureba muri botike mbere yo gutangira akazi. ariko nizere ko wumvise ugutakamba kwanjye kubera umunaniro natewe n'akazi keza. umpaye akaruhuko k'uyu munsi? ubonye iki kuri ako gapapuro se kuri kubisa akavugiriza? yanya neza ngo ni Rugwiro burya n'aya manota yagize. ese ntabyo wari uzi? ntiyakweretse indangamanota ye nimugoroba? n'ubundi ntiyavuka kuri nyina w'igikwimini ngo nawe azangira ubwenge. ariko ngo nta soni dutuku ryo kanamugira. isoni z'iki se ndabeshya? ubu se urabona no kumushimira ko basi yagerageje ugereranyije n'igihembwe gishize ahubwo ukamutuka. urinjije koko ko yaragerageje byamubujije kugira amanota mabi. usi nanjye hari aho utaniye n'uwanyuma koko. nubwo nutse ngo ndi igihwinini ariko wasanga Rugwiro wacu arengana kuko nta ruhare rwawe nk'umubyeyi ugira kuri Rugwiro ngo sinde. ntajya gusaba kumufasha mu masomo ukamutwama. ndi mwarimu kizajya kirangara ku ishuri nibagiye ibyo gikora bikinanire ngo njye mbaye ngo nzagifasha. ariko abakeneye ko tumufasha gusubira mu masomo. ubundi nagira umugore nk'ayo w'igicucu akabyara abana bazima koko. ugize ngo ukikanamugize ntangiza ibyara umunyabwenge. hanyuma se namubyaye njye nyine. uramenye uzabaze njye kanamugire mbaye nkiga sinengaga mu batumisha. ese ubundi yebwa ngo ni Rugwiro irihe? we Rugwiro mushanzu bano yari ari ku irembo ari gukinirayo. kibwira kizi hano ubu. dore ngo waraje ahubwo. niko sha we Rugwiro wowe. papa data uko kitinda gusubiza gusa. yanyamwere yo kwamenye intwari yabaye akangahe? shami yabaye wa mbere. aho nimunyumvira we niko sha ni gute nyamwere kurusha amanota kandi ari we muzima wambaye kasoni sha umva mbwire ngiye kugukubita ku buryo utazaba wambira ukamucaho. mereza ayo matwi yawe nyakuru ubundi abemba niba uzajya umva. mba papa udatuma nawe ngukubita muto nagukubita. urabizi neza ko byose biterwa n'abo byari ibyana by'ibigori. ariko kunyita injiji ushatse injiji mukanabyaranuriye iki? ese kanya urumva nta gatege ufite koko ku buryo wajya ku ishuri? nta ntege mfite ahubwo ndumva mfite umuriro mwinshi. ariko nk'ubu turazira iki koko mana yanjye? ni iki twagucumuyeho koko ku buryo tugutakambira nk'utwo twabuze ababyeyi bacu none na mwana wanjye ubugingo bwe barabugenza. naraye nokerwa umubiri wose ari umuriro. ariko si ubu koko nta mu muryango wacu baturogera cyangwa hari n'abaturanyi basigaye badufitiye ishyari bakaba batifuza ko tubaho kanya? yewe nanjye simbizi pe. ariko baba bo bataba bo barya njye. none se ushaka gukora iki Mukaruku? wowe byihorere kanya. ndaje mbahagurukire duhangane byanga byakunda ngo mbe mbona igisubizo cy'ibi bintu. aha kanya karame nari nje kureba niba basubyukanye agatege katuma ujya ku ishuri none ndabona bigikomeye. ariko uri inyuma y'ubu burwayi bwawe we tuzahangana. nkubaze utaragenda Mukaruku. iki kanya nyine nta kotegisi ufite ngo umwe uko numva nta mbaraga mfite zo kujya kuri butike kuzigura. kotegisi se? yewe reka nze murebere ninazibura ndajya kuzikugurira kanya. ariko kanya cyangwa ni imihango yakuzonze. hagarara wakirwa ryozere ubasha ukomeza kunyirukansa ariko inkoni ntabwo bakukubita ziyongera. urumva sha intambwe yose nongera gutera n'inkoni gahise none ahangaha ntarongera inkoni. papa wambabariye ko wanyweye amasuni bihagije. kuko ntunyumvira inyana y'imbabahu urantegeka ibihano ngo uhankande sha hasani. papa amatwaye kunga ndi kumva ibintu birimbamo kandi sindi kumva neza. nari nayakura se sha
Rugwiro mbari nimwongezeho rimwe kabiri wambabariye tawarwe na nyamutsi wa ruzingo runsebye reka nze duhangane woga n'agataka kwasa mu rwanda n'indutuka kuri cyo kana mugire we n'inyana y'imbwa itazi ubwenge abandi biga kiraramye cyarangiza kikaba icyanyuma ese bwo wita umwana wawe inyana y'imbwa harya ubwo wowe wamubyaye uburi babarira nawe nikosorera umwana babarira have sigaho utamukubita iyo nkoni ariko se izu nawe ushyigikiye ko turera abajeyi koko umwana niba arangara akaba umuswa mu ishuri utamukubise ngo utamenye ubwenge urumva atazakura ari ikigo mbaye rwose si uko batoza umwana kugira ubwenge noneho ndeke kumukubita umunyafurika ikabure icyo gitekerezo ni cyiza hoya urakoze ibyo uri gukora bihabanye n'insanganyamatsiko y'umunsi w'umwana w'umunyafurika mbaya we ubundi urayizi ndayimenya se ngurira icupa Rugwiro yarayabivuze ariko se rwose ibyo mvuze ntunyumvira mbaya kandi sinshaka no kubimenya insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti isibo igicumbi cy'imikurire myiza y'umwana ubwo urumva ibyo uri gukora ukubita umwana wawe bijyanye n'intego isibo yacu ifite koko urumva utari kudusebya nanjye ariko ndi gukubita umwana wanjye ngo azagire ubwenge oya kanamugi gufasha umwana wawe ngo azakurane ubwenge ni inzira itangirira kuva nyina kimutwite ukajya ukubita nyina oya se tega amatwi umubwire nyina uko ababyeyi be bamwitaho amaze kuvuka bamuha akanyafu ashyira agahinja se oya uko ubwonko bwe bukangurwa ubwonko babukangura uko umwana agaburirwa uko ubuzima bwe bwitabwaho buri munsi ndetse n'uko mwe ababyeyi mumuba hafi none si ibyo byitwaza b'umuswa none se wowe kuki ushaka gusarura utabibye kanamugi wigeze ukangura ubwonko bw'umwana nyina kimutwite ariko ibi si ibibazo ndabukanguza iki tega amatwi iminsi 1000 ya mbere y'umwana wayikoreye ibyangombwa ariko none basi se ugifasha umwana wawe gusubira mu masomo oya ariko iki kuba ushaka kurenganya umwana nyine kumukubita ubwenge twebwe se uko twari ibyo ni amakosa ubwo rero mushimire kandi nzi neza ko ibyo yakoze ari amafuti niba umwana akoze ikosa muganiriza umusobanurira ikosa yakoze n'ingaruka yaryo mufatanye ingamba y'uko atazarisubira mwajya gukina n'umwana inkoni ze zarabuze bityo umwana akura neza mu bwenge no mu gihagararo byo biramureka najya ku ishuri aziga neza nta gihunga afite azajya kubaha nk'umubyeyi akurana urukundo n'urugwiro utazi ni umuhungu wanjye Rugwiro sha nta kigenda buriya ni ikigo gitereye umva mbaya rero uretse n'izo nkoni ugomba kwirinda gutuka umwana kuko ibitutsi nabyo bibabaza umwana umutima aragakubitwa kandi nawe ujye umufasha gusubira mu masomo y'igihe avuye ku ishuri ntakahekenya amaboko ibyo mubwira rero bizatuma atsinda neza mu ishuri niko mukarukundo we wambangukirije ako gasi kwa mugore we nkikorera akazi urabona iyi nka idakeneye kurara heza kirangaka ndakazanye nyarutse yewe nyarutse nakora byo wamugana ikiraro cyawe cyari kimaze kugira ibikoko byinshi murabizi ariko mukaruko karame uretse gato ako gasi kagashyira ku ruhande nkwereke ngwino none se gukora mu kiraro cy'inkura byihoreye ntabwo mberetse yewe ahubwo nagukeneye mu cyumba mukaruko hari icyo nshaka ko tuganira none se gafura kiza se aho urashaka ko dukora gahunda gusa akabariro kizi oya se ibyo yewe ntabwo ari ibyo ariko ubwo urumva ibintu wese utekereza koko none se impamvu ushaka ko tujya mu cyumba amasaha no kubera iki tugende yewe ndakubwira n'ikibazo cya kanyanya nshaka ko tuganiraho yewe se ni ibyo ngibyo ni ukuri nanjye rwose birampangayikishije pe waba wamenya ikibazo afite se umva rero nkubwire mukarukundo rwose ndakumva nishimiye ko nawe uri kumfasha kwita kuri murumuna wanjye ngwino tubivugire hano ndabona ntabwo ari ngombwa mu cyumba ndabona na hano hiherereye ntacyo bitwaye ngaho mbwira mugabo mwiza ngewe rero nkurikije uko mu minsi yashize nabonaga imyitwarire ya kanyange mbese nyine kuriya gutaha igicuku akaza yanasinze nyine n'ibindi byinshi nawe uzi ndakeka kuriya mukobwa yaba yarishoye mu ngeso z'ubusambanyi none bakaba baramuteye inda ikaba ari iri kumuzonga kuriya yego ko abakobwa bakowe ubiretse nkubwire kuki ndumva aho kugira ngo dukomeze gukeka amarozi n'ibindi ntazi ahubwo twabanza kumujyana ku kigo nderabuzima tukamenya niba atwite cyangwa adatwite ukekera ahandi rwose ariko aho ngaho ngukuye inzira ku murima nyamara birashoboka wa mugore we kuko iriya myitwarire ya kanyange ntabwo nigeze nyishira amakenga buriya hari n'igihe yaba yaranasinze agata ubwenge nyine bakamukorera ibya mfura mbi atanabizi rwose menye ko kanyange adatwite pe maze ubu ngubu ari no mu mihango kuko yansabye ko tegisi namaze no kuzimugurira ubwo rero urumva ko kujya kwa muganga byaba ari ugutayanduka rwose ntese ubwo ikibazo uriya mukobwa afite ni ikihe koko niyo rero gafura iby'amarozi mu muryango wacu ni birebire gusa ndashaka kubihagurukira rwose ahubwo ndakwingenza uzambe hafi y'umugabo wanjye ngo nzakube hafi mfite mukaruko kubyara abana bakabibumba koko bakabura ubwenge n'ubwo mu ishuri koko ibi ni ibiki koko
ariko nayibusanye amaherezo ibintu ngomba gufatira umuti mbe muto ese ko wivugisha witotomba byakugendekeye bite mbana nari nzi ko nsanga wamaze gukuraho ririya taka twarunze kugira ngo tubone aho dushyinde ducukura muri uriya musarani none bakibere hano kanamugire rwose mbabarira uyu munsi uracukura wenyine nawe mu nyumvira uyu mugore ariko si ubwo wibagije ko ntwite imbaraga nbyutse numva nta gateke mfite rwose kandi urabizi kuko nkurirwa ariko ndushaka gucika intege kandi wakumva induru wanteyeho ngo tugire umusarane ariko ndakubwira ngo umfashe kuwucukura ukandatira ayo mada yawe twifuka ukagira ngo si ibyo bigoryi utwitemo kukwibutsa ko ntwite hari ikosa nkoze ubu si wowe ko imirimo ivunanye atari myiza ku mugore utwite kuko ubwo nanjye ndabireka nzajya nkoresha umusarani waho n'irirwa ibyo ariko ntuzongere kunsakuriza ngo wabuze umusarani harya wowe nta gisebo byagutera harya cyagiye n'indi mujyanama w'ubuzima yasanze ari mu musarani urangaye akirukanka arwana no kuzamura amapantaro se nawe asubiza iki ese ubundi washatse ugufasha ko azajya imuhemba koko yewe ko nta gatege nifitiye ugize ngo iki muto ngo nyine ugashaka umuntu ugukorera nk'ibyo nakoraga none ukajya amuhemba mama we wumva sinshobora gutanga amafaranga yanjye ngo ndahemba umuntu ukora ku kazi wagakoze wiyicariye ahangaha gusa uri iki muri ubu ariko ndatwite kanamugi ntabwo merewe neza uramaze ndavuze ngo ugomba kuza tugafatanya gusuka umusarani icyakora niba ufite amafaranga uzajya uhemba uwo muntu aho nta kibazo ariko njye sinari kuri faranga ryanjye hejuru y'ubunebwe bwawe ni ukuri ndumva ntamerewe neza kubera imirimo ivunanye maze iminsi nkora vana ubunebwe aho se nyine ndavuze ngo ntuba niwagize kwita kuri sanza vuba vuba umunsi ko imirimo ivunanye ku mugore utwite ishobora kumugiraho ingaruka zirimo no gukura we toka genda vuba ubwo si ibyo ngibyo byo unyifuriza akanamugi kamariza we uwavuga ibya mushamba bwa kiraho gacyo nta kindi ubanza korodina nciriritse si gusa ubonye ngatinyuke kuza kunyereza kamari kagira inkuru rero yewe narumiwe umva none se kimwamwanya uriya musambo ati sheri shushu jotem kazi no gutera imitoma agize gurya natangira mbwira inkuru zambaye nanjye mbese bimwe bye avuga amagambo menshi nuko se nuko kera kabaye abara ariko tse yitwa mushambo ariko mana umva nawe utinda kwemera udasumbwa mushambo reka kabari koko kundeba korodina nabaye mukamushambo cyavugwa bose waje kumuva imbere ute korodina reka nashatse ko mwizana imbere mubwira ko nzabitekerezaho nkazamuha igisubizo nitonze yewe ndumva bishyushye wewe icyakora ntakubeshye korodina ndakumva njye nanga amagambo ya mushambo mbe mbikubwiye hakiri kare pe ubu wagira ngo nta burere yigeze rwose njyewe rero umva korodina anyizirizaho nkana sinkubeshye kamari humura naramuganirije ansezeranya ko atazongera ahubwo si kamari ndakumva Claudine niko kutambwiye amakuru y'urugendo mwagiyemo mu mujyi rwabaye ruhire shase nari nakubonye ewe ndakunda rero sha Claudine izi shyano nagushije muvandi byagenze bite se mwakoze impanuka Claudine ntabwo ari impanuka gusa nabyo ntibyoroshye ayiwe nyine twabaye tukigera kwa mugabo nuko dusanga wa muhungu wanjye goga nyine atakihaba haba hehe se nyine yari yaratorongeye kubera kuba imbata y'ibiyobyabwenge ayiwe ko bigeze se Claudine ndakumva ndorere pe buriya uvuga batarabona ibyo mbwira ni ukuri yewe niko bimeze rwose nanjye nabanje rega kutabyemera ubwo twakomeje nyine kwiringira ko ari buze kudusuhuza nk'uko yari yabibwiye nyirarume nuko turamutegereza turaheba ubwo nyine tugenda dushakisha mpaka tugeze aho aba iyo ngo bita mu kavumu ewe muri za nsorosere ndabyumva wabimenye Claudine ndakumva si ukukubeshya pe namukubise amaso ndebye ukuntu asa ndebye ukuntu areba numva ndihebye pe basi se mwabashije kuganira nasanze ntazi isindi yibereyemo nkamureba mu maso ntamusuhuza ntamenye ye baba we mbega ishyano we ndivugwa se ndetse nabashije kubona ndakumva imyitwarire y'ibyo ari byo byose ishobora kuba hari aho ihurira n'ubuzima yabayemo ariko kamari ndakumva ndumva ukwiye gufata umwanya ukamuganiriza ku bijyanye n'imibereho ye mbese ukanamubwira kuri nyina umubyara
ariko ubwo uzi kubaho uri imfubyi kandi ufite nyakuzi ukuntu bibabaza. Claudine, ndakumva. icyo narangije kwiyemeza kugikora. Niba uku nguku ndeba, ndakumva. ubu mfite gahunda yo gusubira mu mujyi uyu munsi nkareba niba nasanga ari muzima tukaganira niba ari bunkundira. Ni ukuri birakenewe pe. Nose Kamari nguherekeze. Oya Claudine wikwigora rwose. turi kumwe ntabwo yanyisanzuraho. ahubwo ndakumva. reka nze kwijyana ndebe ko yanyemerera tukaganira. ariko mugabo ubona ziriya nkiro za mukecuru nzazikira? Wumvise amagambo yavuze ubwo aheruka ejo bundi? reka njye biriya mbifata nk'ibintu bisanzwe reka. aha nyamara reka ibyo wavuga nubwo hari igihe bimbabaza ariko mba numva rimwe na rimwe bifite ukuri. bifite ukuri koheza umuntu utabasha kumva ko ibyo urubyaro ari Imana ibigena guhera uvuga ko afite ukuri. ariko sheri koko abantu nkatwe urumva dukwiriye gutsimbara kuri iyo myumvire gusa habe no kugerageza. erega turi bazima isaha n'isaha Imana ibishaka uzatwita. oya rwose mugabo tugomba kujya kwa muganga tukisuzumisha bakamenya ikibazo dufite cyangwa se basanga hari umwe muri twe ufite ikibazo tukamenya n'uko twabigenza. ariko njye ndumva twaba twihuse pe sibyo? ntawe ujya ubona se banategereza imyaka irenga 10 kandi bakageraho bakabyara. yego wacumiwe. cyangwa kuba tutarabona umwana bigutwara iki? njyewe birambangamira gura ku nkeke za mukecuru. ubonye ko igihe cyose duhuye nta kindi kintu ambaza. ariko sisiri ko njye ndi muzima kandi kuba utabyara njye bikaba nta kibazo bintwaye uhangayikishijwe n'iki koko? mugabo uti wasubiramo ibyo bintu uvuze? yakubajije nti kuba utabyara ko ntacyo bintwaye uhangayikishijwe n'iki? ariko uzi ko neza uri nka nyokomuga uratinyuka ukavuga amagambo nk'ayo? none se bagwanye ubu nta n'ikibazo mbigiraho? ubundi se urinda uvuga ko ntabyara waransuzumye? urinda uvuga se wowe ko ubyara warisuzumye? bagwanye garukiraho wumva neza bashaka kuvuga ko ari njye utabyara se? vayo tujye kwa muganga rero niba ushaka kumenya ukuri. bagwanye nta gihe cyo guta mfite. ufate ko ndi muzima ibindi ubireke. kandi mugabo iki imvugo yawe ugiye gutuma ntagushira amakenga. kubera iki se? kuba wanga kujya kwa muganga urampisha iki? ntacyo muhisha. ushobora kuba ufite amakuru y'uko ari wowe utabyara ukaba wanga ko mbimenya. uti ari njye se wansenda ko twasezeranye kubona akaramata? uko byagenda kose ariko ngomba kumenya igituma wanga ko tujya kwa muganga. nta mpamvu yewe sibyo? njye nuko nzi ko ari igihe kitaragera. winjijisha mugabo mbwira aho wisuzumiye ukaba uzi neza ko ubyara njyewe ntabyara cyangwa wabyaye umwana hanze urabimpisha mugabo. uhora unyumvire. none se munya mama wawe yongeye kukubaza kuri bimwe yatubwiraga ubushize cyangwa ibiki se yabyagiramo? ariko ugira akakwirengagiza ubwo wibagiwe ukuntu yatuganije aca amarenga asa nkazi ko dukoresha umuti. akugiramo nk'ibyo ubugariye hano ubumva biri budufashe iki koko? ise ntubifate ukundi niganiriraga gusa njye rwose ntakubeshye nyuma yo kubaza umutimanama wanjye nasanze ibintu rwose tubamo dukwiye kubireka. girama nawe warabibonye ntibizatinda muzabona ko nabagiriraga neza. ariko ise ibagize ukuntu ejo bundi nawuzuye ku munigo umeze uzi ko utari uzi ahantu uri ahako n'ubwo ntumbwire ko umva munya nta kintu nagushira rati. ejo bundi twari turi kumwe na ngoga n'umuniga baracoma sinakubwira gusa njye narabakakigeze no kuki isundi wabaye umunyamakuru kuva ryari? reka mbivuge uvuga ufite umunwa bafate ku muti amayoga sinakubwira kugera ubwo gira amata atubwenge namubwira ngo dutaye ntabashe no gukandagira musigawe. ariko girama ubundi umunwa wawe uzawugeza he? wasagiye reka tukabivuga. nawe ugeze koko? arabikwemerera se gusa niko byagenze. uzi gucoma ukavanga na byeri none sheje yahindukaga mureba nkumva uzaba uranyishe neza. ariko ndumva wazindukiye kunkuramo inkuru ye. naramaze niba narizihiwe ikibazo kiri hehe? ariko ise ukizihirwa kugeza n'ubwo wanga gutangura arara utwika mpaka buke maze ngo gana kari agahungu nabo bagacana umuriro koko bati murare turare dutwika. baba we ubu mwarayeyo? kandi mubwira ko atakandagiraga nashakaga no kumusindagiza ngo mutahane abo basore baranga musigaye mbitahira. ariko se mwe muranshinzwe nishaka imbe naraye no ku muhanda. oyise birakabije ni ukuri ko bya wigaye iyo ni imico mibi. ariko se urumva ibyo bintu bikwiye umwana w'umukobwa nkawe uzi ubwenge? ese muri iyo nzu buriya bagira igitanda cy'abashyitsi? umva ndabiyamye ndumva nta kidasanzwe cyakuze. umva mugire rero ishe nukomeza kwitwara kuriya nakubonye ndacana umubano nawe nteze amatwi. umva inshuti sizibure uzakora icyo ushaka. ariko ishe agakungu niko gatuma ukora ibintu nk'ibyo. ariko agakungu iki ahubwo kwagira ngo hari uwabanduye. ishe umenye ko ibintu nka biriya ntazabisubiramo pe nawe
kandi nakugira inama yo kubivamo naho ubundi nubisubiramo rwose sindi kumwe nawe uzabaga wifashe esha oya nanone twaba tumuteje nise ko atari kumva ariko ise wanyemerera nkagusaba ikintu kimwe kizagufasha mu buzima. Halo, mukesha muraho? Muraho neza Domini. Amakuru ki kutagikomara? Ewe, nsigaye numva naratuherewe. Reka da, uba wumva ufite ubukonje? Asanga ari izabukuru ye. Nazo ziba zirimo. Rero nari ngutelefone ngira ngo numve uko umerewe dore ntitwaheruka kuvugana. Ewe, merewe ntese wa muvandimwe we ko ubu nongeye kugira ibibazo kakuzukuru kanya ngo ni ngoga. Nsigaye yarishwe n'agatama n'agatabi. Wowe ko numva ageze kure mwuka byaramye. No gufashwa rwose mu maguru mashya. Duherukana umbwira ngo nzajya kureba ya mpuguke. Ahubwo se. Ntabwo nongeye kukuvugisha ngo nkubwire. Mbese mwarabonanye wa mugani ubikomoje uhita mbyibuka kandi. Twarabonanye. Kandi yaramfashije rwose uzamunshimirize. Nibyo rwose. Yaranganirije ku bibazo byanjye ndetse ngeraho nyine namubwira n'icyo kibazo cy'uwo mwana wanjye ngoga turabiganira rwose mpava ashize agahinda. Ubu se muri iyi minsi wumva umerewe ute muri wowe mukecuru? Ewe ubundi nanjye numva ndaho muri iyi minsi nari nsigaye nsinzira numva umugongo wararekeye aho kundya. Ni ibyo kwishimira kuba ubuzima buri kugenda bugaruka bukagenda buba bwiza rwose kurusha uko byari bimeze mbere. Tugarutse rero ku by'uwo mwana ngoga ni ukuri mu byiteho pe atazatwarwa n'ibiyobyabwenge bikamwicira ubuzima. Ntabwo byoroshye numvise ko ari n'ikibazo cyugarije urubyiruko. Ntabwo byoroshye ariko rero impuguke yambwiye ko babihagurukiye ko bagiye kujya babaganiriza no ku bigo by'amashuri baganiriza abarimu. Nibyo rwose. Uwo wacu rero nawe niba bizamugendekera neza yewe ntabwo mbizi rwose. Bizakunda rwose bigomba gushyirwamo imbaraga kandi muhumure. Jewe ni impamo pe. Naho ubundi ngoga nkubwira ni ku neza yawe rwose bizirikana. Shanga nabyumvise rwose bihagije. Unyemereye se kutazongera kunywa ibiyobyabwenge? Hakose ibyo nywa ni ibi wundi. Ngoga tuzi ejo bundi wari muzima. Shanga rero ibyo reka tubisoheze ahangaha rwose inama zawe nazumvise sibyo. Ikindi kandi ngoga ndakumva ubu koko kubana na nyokurume byarakunaniye neza neza. Ako numva noneho shangazi ibyo atangiye kuzana noneho ese ubundi ubushize ntabwo nari nababwiye ko izo kabiri zanyu nabazikeneye. Kabiri se zigenda zite mwana wa ubu koko uranze neza neza urundukiye mu biyobyabwenge koko. Tantere ko ibyo bintu tubireke rero sibyo. Numva ari ibyo byakuzanye reka tubisoreze ahangaha kuko ngiye nababwiye ko mba numva ntashaka umuntu rwose umbwira ibintu bya onkle n'umugore. Akomana ndagendesha abantu bari gukomangana cyangwa bari gukomanganya ko abana n'umurikana ngoga gusa ariko n'umuntu ugira abandi bundi mwese kandi muje mute kuki muza mwitura ku bantu mutabanje no kubavugisha. Kuko se ngoga ko mbona usa n'uwarakaye bite nubwo wishimiye kumbona nyuma y'igihe kirekire utaza ku ishuri. Kandi ibyo atangiye kuzana ibyo bintu byo ku ishuri se kandi ndubikubajije urabizana hano ngo bigende.